turatomboye bana b'Imana dukoranira ahangaha kuri buri munsi kugira ngo Nyagasani twigaragarize ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, twabonye inyenyeri ye none tuje kumuramya muri iki cyumweru cyo kwigaragaza kwa Nyagasani tariki 2 Mutarama 2022. Isomo rya ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 60 umurongo wa mbere kugeza kwa 6. Yewe Yerusalemu, haguruka ubengerane, kuko urumuri rwawe ari nguru kandi ikuzo ry'Uhoraho rikaba rikurasiyeho. Nyamara dore umwijima utwikiriye isi n'icuraburindi ribundikiye amahanga, ariko wowe Uhoraho azakurasiraho n'ikuzo rye rikubengeraneho. Amahanga yose azagana urumuri rwawe, abami basange umucyo ukurasiyeho. Kebuka impande zose maze witegereze, dore bose barakoranye baje bakugana, abahungu baba baturutse iyo bigwa n'abakobwa bawe baje bahagatiwe. Nuko uzirebere maze unezerwe, umutima wawe wisimbize utaratswe n'ibyishimo, kuko aribo bazazanira ubukire bwo hakurya y'inyanja n'umutungo w'amahanga ukazataha iwawe. Amashyo y'ingamiya azakuzuranaho, ingamiya zikiri ntoya z'Imadiyani ni Eyifa. Abantu bose bisaba bazaza bikoreye zahabu n'ububani, kandi baze baririmba ibisingizo by'Uhoraho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 72. Nyagasani, abami bose bazapfukama imbere yawe, amahanga yose akuyoboke. Mana, umwami umwegurira ubucamanza bwawe, uwo mwana w'umwami umutoza ubutabera bwawe. Acira umuryango wawe imanza ziboneye, kandi arengere n'ingorwa zawe. Mu gihe cy'ubutabera buzasagamba, n'amahoro asesure mu mezi atabarika. Azategeka kuva ku nyanja kugera ku yindi, avane ku ruzi ageze ku mipaka y'isi. Abami b'Itarishishi n'ab'ibirwa bazamutura, abami b'Iseba n'ab'Isaba bamurabukire. Abami bose bazapfukama imbere ye, amahanga yose amuyoboke. Azarokora ingorwa zitakamba n'indushyi zitagira kirengera. Azagirira ibambe ingorwa n'utishoboye, aramira ubuzima bwabo. Nyagasani, abami bose bazapfukama imbere yawe, amahanga yose akuyoboke. Isomo rya kabiri ryo mu Pawulo Umutagatifu yandikiye Abanyefezi umutwe wa 3 umurongo wa 2 kugeza kwa 3 n'umurongo wa 5 kugeza kwa 6. Bavandimwe, ngira ngo mwamenye ingabire Imana yampaye ku buntu ari mwe bigirira, kugira ngo isohoze umugambi wayo, ikambishurira ibanga ryayo. Iryo banga Imana ntiyigeze iribwira abantu bo mu hambere, nk'uko ubu imaze kurihishurira intumwa zayo ntagatifu n'abahanuzi bayo ku bwa Roho Mutagatifu. None dore n'abanyamahanga nabo bemerewe gusangira umurage umwe natwe, bakaba ingingo z'umubiri umwe hamwe natwe, kandi bakabona uruhare ku isezerano rimwe hamwe natwe muri Kristo Yezu, babikesha inkuru nziza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili kwanditswe na Matayo umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugeza kwa 12. Yezu amaze kuvukira i Betelehemu ya Yudeya ku ngoma y'umwami Herodi, abanyabwenge baturutse iburasirazuba bazi Yerusalemu babaza bati, umwami w'Abayahudi uherutse kuvuka ari hehe? Twabonye inyenyeri ye mu burasirazuba, none tuje kumuramya. Umwami Herodi abyumvise akuka umutima, we na Yerusalemu yose. Akoranya abatware bose, abahereza bitambo n'abigisha amategeko y'umuryango, abasiganuza aho Kristo yagombaga kuzavukira. Baramusubiza bati, ni Betelehemu ya Yudeya, kuko ari byo umuhanuzi yanditse ati, nawe Betelehemu umusozi wo muri Yudeya, siho giseswa mu migi yaho yose, kuko ari uzaturuka mu twari uzaragira umuryango wanjye Isiraheli. Nuko Herode atumizaho abanyabwenge rwihishwa, abasiganuza igihe inyenyeri yabonekeye, abohereza i Betelehemu ababwira ati, nimugende mubaririze iby'uwo mwana, maze nimumubona muzabimenyeshe kugira ngo nanjye njye kumuramya. Bamaze kumva amagambo y'umwami baragenda. Nuko inyenyeri bari baboneye mu burasirazuba ibajya imbere, irinda igera hejuru y'aho umwana yarari, irahahagarara. Ngo babone inyenyeri barishima cyane. Binjiye mu nzu babona umwana na nyina Mariya. Nuko barapfukama baramuramya. Hanyuma bapfundura impago zabo, bamutura zahabu, ububane n'imibavu. Cyakora baburirwa mu nzozi kudasubira kwa Herodi, banyura indi nzira basubira mu gihugu cyabo. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, nitwishime kuko Yezu buri munsi aratwigaragariza mu bimenyetso aduha buri munsi. Mwarimu aherutse kubaza umunyeshuri we w'umusore ngo amenye neza uko wumva ibintu bimwe na bimwe.
nuko ngo aramubaza ati iyo ubonye umwotsi utekereza iki? Mwarimu yariteze ko agiye kumubwira ko ari umuriro, nuko wa musore ahita amubwira ati mpita ntekereza ibiryo, kuko iyo iwacu bacanye mva ku ishuri mfite inzara, nuko nabona umwotsi nkumva ndatekanye kuko ngiye gutondagura cya gihekane ndya. Mwarimu arongera ati iyo bavuze umukobwa mwiza utekereza iki? Mwarimu yariteze ko agiye kumusubiza ati numva najya kumurambagiza akambera nk'umugore. Ariko wa musore ati mbita ntekereza umukobwa mwiza wantoye mu bitaro ngo mu gihe mama yari kubyara agapfa, uyu mukobwa mwiza akandera akancutsa, mbese mbita ntekereza kuri mama wapfuye n'uwaje kumbera mama uyu mukobwa mwiza. Mwarimu amubaza ikibazo cya gatatu, aramubaza ati hanyuma se iyo bavuze ahari isazi utekereza iki? Mwarimu yari yiteze ko amusubiza ko ari ahantu hari umwanda, isuku nke, umwanda. Nuko wa munyeshuri aramusubiza ati iyo bavuze isazi numva hari ubuzima, mbita numva ahantu babaze nk'inka, inka nzima, kuko ndakubwiza ukuri iyo babaze inka itari nzima nta gasazi gahakandagira. Babyeyi, ari mwarimu ari uyu munyeshuri watanze ibisubizo nyabyo ninde? Ibaze nanjye nibaze, nawe tanga ibyawe. Ibi bishatse kutubwira ko buri mukristo wese, buri muntu wese uri ku isi, Imana imwereka ibimenyetso byinshi, ariko buri wese akaba ashobora gufindura cyangwa kubisoma ku rwego rwe, kumenya igisobanuro cyabyo bitewe n'ubuzima arimo, ubwo yanyuzemo, bitewe n'uburere afite, ubumenyi, bitewe n'aho ari cyangwa n'aho agiye, bityo akabasha kumenya mu buzima bwe icyo ibyo bimenyetso bivuga. Nuko ibyo bimenyetso bikamuherekeza buri munsi. Gufindura ibimenyetso, gufindura imvugo. Ese wo mukristo ufite ikimenyetso cyo mu nzira y'ukwemera? Ufite itara? Ufite inyenyeri ikuyobora, ikumurikira? Amasomo y'uyu munsi araryoshye cyane, aradufasha kuzirikana cyane cyane ku bimenyetso bitatu bigaragaza Yezu Kristo, ibimenyetso by'ibanze bitatu: abanyabwenge, inyenyeri n'amaturo. Reka duhere ku kimenyetso cya mbere, abanyabwenge. Message, les mages. Kimwe mu biranga umunyabwenge wiyubashye, digne de son nom, c'est faire des recherches, être chercheur. No kugira amatsiko, agakomeza gushakashaka no gushakisha mpaka ageze ku cyo ashaka, ku cyo yifuza, kabone n'ubwo yaruha akarara amajoro. Uyu munsi dufite abaje gushaka Yezu bazwi ku mazina Gaspari, Baritazari na Melchior. Aba bitwa impuguke, abahanga, abashakashatsi baturutse mu burasirazuba iyo gihera. Igisekeje kandi ni n'abapagani. Bishatse kutubwira ko bahagarariye abantu bose batemera, batazi Imana, bataramenya Imana, abari mu nzira bashakashaka Imana. Urimo, nanjye ndimo. Twese dukeneye kumenya Imana, n'uwayimenye akayimenya kurushaho, kuko kumenya Imana ntibirangira burya. Gushakashaka Imana ntibishobora kurangira, birangiye nyine waba wapfuye. Navugaga urupfu rwo ku gikuzimu. Ngiyi ni intero yeza buri twazirikanyeho kuri iki cyumweru yo gushakashaka Imana, ubwo bagize bati Nyagasani, abami bose bazapfukama imbere yawe, amahanga yose akuyoboke. Amen, amen. Iyo ugeze imbere ya Nyagasani nta kintu ukora usibye gupfukama ukaramya. Mu isomo rya kabiri ry'iki cyumweru cyo kwigaragaza kwa Nyagasani, Pawulo atangara impuhwe Imana itugirira zijya no ku banyamahanga, kugera n'ubwo nabo bemerewe gusangira umurage hamwe natwe, bakaba ingingo z'umubiri hamwe natwe, babikesha inkuru nziza. Amen. Kumenya Imana bikatuganisha gusangira na Yezu, kuba abakristo. Zambuwe z'Imana kandi irimo tujya turirimba ngo n'abari kure bose Yezu azabazana. Amen. Abanyabwenge baturutse muri Afurika iyo gihera baza muri Aziya, baje kureba umucunguzi Yezu Kristo, ngo twabizirikanye muri Ivanjiri. Abo hirya kure muri Afurika, abanyafurika ni mwubahwe. Bakristo bavandimwe, ntibigira uko bisa kuba waba uri umukire, umuherwe, warize ukaminuza, uri umukungu, uri umukire ufite ibintu n'akantu, abantu n'ibintu, mbese ukaze cyane, yewe wajya kugenda ukanabyumva, ariko ukagira ubwenge, nanjye kuvuga umutima bwo kwibuka waguhaye ibyo byose. Waguhaye akazi, waguhaye inzu, waguhaye umugore, waguhaye umugabo, waguhaye abana, waguhaye ubupadiri. Uwambaye ubupadiri, shimwa Mana, warakoze. Uwo nta wundi ni Yezu wabikoze. Nuko nawe wamara kubona ibyo bintu Imana yagukoreye, ubwo buhanga yaguhaye nk'abanyabwenge, nawe ugakora urugendo nyobokamana, ukaba wajya nk'Ikibeho, Irurude n'ahandi henshi mu rugendo nyobokamana. Penaje nkuru ikomeye kurenza izindi kandi inoroshye, ukaba wajya mu kiliziya
ugapfukama, adoration, ukaramya, ugashengerera, ugasenga, ukicisha bugufi imbere y'umuremyi. Ngubwo ubuhanga nyakuri. Kubaha Imana nibwo buhanga, kandi kuzibukira icyaha nibwo bwenge. Amen. Cherchez Dieu et fuir le péché. Aya ni amategeko abiri y'umuhanga imbere y'Imana. Baca umugani ngo ntawihuta nk'uwayobye. Umugenzi wese utazi yajya akenshi arayoba. Abanyabwenge nabo twazirikanye muri ivanjiri barayobye mu nzira yo gushakashaka Yezu. Kuyoba kwabo bishushanya kurangara, kwihugiraho no kwiyemera, yewe kwireba, manque de concentration, la distraction. Twakwibaza tuti kuki bagiye kwa Herode gushakiraho Yezu? Aha, nta kindi nuko bavugaga ko Herode nawe ari umwami, bakumva ko na Yezu nawe ari umwami ukomeye kurenza Herode. N'imitekerereze y'abantu twese, umwami ukamushakira nyine ku mwami. Bya bintu by'uko nyine amaboko atareshya ngo ntaramukanya, aho ibintu birakabariho dushakira ibindi. Gusa no kumenya ko ibishashagirana byose atari zahabu, kandi ubwami bwa Yezu butandukanye n'ubwa Herode kure, ntabwo ari ubw'iyisi pe. Aha, nuko nguko rero abantu benshi babera kwa shitani, bakajya gushakira ihirwe, amafaranga sinakubwira, ubukire. Erezuma kubw'amahirwe, abanyabwenge twumvise baje kugaruka mu nzira nziza. Ya nyenyeri yongera kubajya imbere nk'uko twabizirikanye, mpaka bageze hehe? Imbere ya Yezu, ari kumwe n'ababyeyi be mu kirugu. Ibi gashushanyo uburyo bwose nshobora kugwa, kuko kugwa byashoboka, ariko icyo turushanwa ni ukubyuka. Ariko namara kugwa, by'amahirwe nakumvira umutima nama unkomanga, ngahita mbyuka vuba na bwangu, ngakomeza urugendo rwo kwemera, gukomeza nshakashaka Yezu. Iyo ni inyenyeri kumurikira urumuri. Reka tuzirikane kuri icyo kimenyetso cya kabiri tumaze kuvuga haruguru, ana ngingo ya kabiri. Inyenyeri, stella, l'étoile. Inyenyeri ni ikimenyetso cy'Imana kigaragaza ko Imana ihari, la présence de Dieu dans le Saint-Sacrement. Ikimenyetso cy'urumuri, niyo mpamvu aho Yezu ari bacana nyine, ugacana kuri tabernakoro, n'ahandi hose Yezu ari. Umuhanuzi Izayi mu isomo rya mbere ati, haguruka ubengerane Yeruzalemu, amahanga azagarura urumuri rwawe, abami basange umucyo ukurasiyeho. Amen, amen. Bakristo bavandimwe, Imana iduha ibimenyetso byinshi ku nzira bituyobora mu nzira y'ukwemera, nk'ubwoko nyine bw'inyenyeri y'ijuru, l'étoile du ciel, stella celi. Ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya buri munsi, ibimenyetso, amasakramentu, ibitangaza Imana idahwema kudukorera buri munsi, abamarayika batuyobora batubwiriza, abantu badutumwaho, abayobozi, inshuti n'abavandimwe, abatugira inama, abatwigisha n'abadutoza inzira nziza, yewe nabo twita abanzi, nabo hari igihe Imana ibanyuraho ishaka kugira ikitubwira nyine, ndetse no mu nzozi, ariko bigasaba ubushishozi. Ibyo urota ukabasha kubisesengura neza. Mu nzozi naho habamo inzira y'Imana burya. Hanyuma noneho ku bw'indunduro ya nyenyeri ngiye kuvuga, umutima nama, la conscience. Iryajwi ry'imbere rimbwira riti iki ni kiza gikore, iki ni kibi kireke. Mwumvira umutima nama wanjye, inyenyeri nyobora. Hari n'izindi nyenyeri nyinshi Imana itwohereza buri munsi, ariko twebwe icyacu ntituziteho, ntitubashe kuzisobanura. Akaba mwana bereka inyenyeri, aho kugira ngo akomeze ayirebe, agakomeza yirebera urutoki ruri kuyimwereka. Ese wo muvandimwe, ni ibihe bimenyetso ufite iwawe bigaragaza Yezu? Hari ishapure ugira mu cyumba cyawe, mu modoka yawe, mu ijosi, ku maboko? Hari umusaraba uba iwawe mu rugo, mu cyumba cyawe, agatabo k'umukristo, udutabo tw'amasengesho, impuhwe z'Imana, za Bibiliya? Iwawe mu cyumba hamanitsemo ibihe bimenyetso? Wasanga hari abakobwa bambaye ubusa, abakinnyi b'umupira, abahanzi, ariko hakaba nta shusho Bikira Mariya imanitse iwawe, ikaba kabure mu cyumba cyawe, mu modoka yawe. Ibirango ugendana n'ibihe? Umuhanga ati, mbwira uwo mugendana nkubwire uwo uri we. Umuntu ahinduka icyarya. Niba ureba amashusho y'urukozasoni, nibyo nyine byiparitse iwawe. Niba kandi ureba ishusho ya Bikira Mariya acigatiye nk'umwana Yezu, ukareba bariya abanyabwenge baje kumuramya, oh byiza cyane rwose. Ayo niyo mashusho agusigara mu mutwe burya. Komeza uyarebe, ni meza. Ngubu Yezu agutunguye akareba nko mu cyumba cyawe, akareba nko muri telefone yawe, muri mudasobwa yawe, mu modoka yawe, yabonamo amashusho ameze gute? Wasanga ari amashusho y'indaya zambaye ubusa, wasanga ari udupaki tw'udukingirizo turi mu cyumba cyawe, ko gukuramo inda, kwizigama ngo ntawamenya, ngo nutwo kuringaniza, ye baba we. Ukaba ufite ibiheko by'amoko yose, amacupa arimo imiserebanya, uburozi bw'ubwoko bwose, ibintu byose bihisha isura ya Yezu, bitagaragaza Yezu.
nyagasana akunda umutima wicuza. Rero muvandimwe, kuramo ibyo biyobyabwenge, wimike abanyabwenge ba Gaspari, Barita na Melchiori, ukuremo ibyo bishitani, bityo usigarane inyenyeri Yezu, nibwo ituro ryawe rizashimwa n'Imana. Ituro rishimwa n'Imana. Ano ngingo ya gatatu tugiye kuvugaho. Ituro dutangazwa nuko abanyabwenge batazi imbokoboko imbere y'umwami, cyangwa bazane urutwe gusa. Uzazanye urutwe gusa imbere y'umwami ntibibaho. Baza bitwaje amaturo kuko bagiye bukuru nyine. Ugiye bukuru aratura. Aya maturo batuye Yezu afite agaciro gakomeye kandi afite nyine igisobanuro. Akajya bisobanuro twarebye haruguru. Ntabwo rero gupfa gutura ujugunya mu gaseke nk'ujugunyira imbwa cyangwa nk'uri kuyikuraho. Hari igisobanuro cy'amaturo abami batuye. Ituro rya mbere zahabu bayituraga umwami, isobanura ubukire. Yezu nk'umwami kandi ugabira abakire bose, wakabimenye se. Naho ituro rya kabiri ububani babuturaga Imana yonyine. Ni cya cyotezo dukoresha muri liturujia gisobanura ngo nyagasani Imana, uko umwotsi uhumura neza uri kuzamuka hejuru, aba ari nako amasengesho yacu tugutuye kugeraho. Amen amen. Isengesho ryanjye rihumure neza rigere ku Mana. Naho ituro rya gatatu umubavu bawusigaga uwapfuye. Washanya ko Yezu umucunguzi igihe azapfira bazamusiga umubavu, wa wundi wa Mariya Madalena yamusize. Ese ngewe amaturo yanjye ntura Imana ni nk'ikimenyetso, afite igisobanuro koko? Cyangwa mpfa kujugunya ngo paruwasi zirwarize, ngo abapadiri bazirwarize? Ye baba we, ituro ryawe umubyeyi nka rya turo ry'umupfakazi rishimisha Yezu, nubwo twaba ari uduceri tubiri. Ituro ry'umupfakazi. Ariko umunyabwenge ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umuyobozi ukomeye cyane ndetse by'akarusho yari umukristo w'indani. Urugo rwabo ngo nirwo wari ruhagariye abandi bakristo bose bo muri iyo paruwasi, abakuru. Nuko umuyobozi wacu igihe cyagera akabura peti, arananuka sinakubwira, yajya kuryama akabura ibitotsi, akicwa n'agahinda. Ahubwo ikibabaje akararota intare ziri kumwirukansa, nuko yakwicara agatekereza ko nta kintu na kimwe abuze, afite ibintu n'akantu, ariko none yatekereza uburyo abuze amahoro, kandi ngo ari n'umukristo w'indani, akaba adasinzira nk'abandi. Ni kwa kundi kuko nyine waba ufite amafaranga ukahagura igitanda, ariko ukaba utabona amafaranga yagura ibitotsi. Noneho kubw'imbarutso aza kurota abona intumbi z'abantu bandagaye bari kumubwira bati nazihambe. We ahubwo agakomeza guhunga ngo hato bataza kumubeshyera ko ari we wabishe. Nuko noneho amaze kurota izo nzozi abyuka yaremerewe, umutwe uri kumurya kuko yari yarwaye n'umutwe udakira. Nuko abonye bimurambiye ajya ku mujyanama wa roho, psychologue, amutekereza iby'ubuzima bwe bwose n'iyo mihangayiko yose adahwema guhura nayo, ndetse amutekereza n'iby'inzozi yarose bikamutera ubwoba. Bamara igihe kirekire n'uwo mujyanama amuyobora. Rero uyu muyobozi wacu mu byo baganiye n'umujyanama, akaba yari yabyaye umwana hanze, ariko yaramwihakanye, yaramutereranye kubera gutinya igisebo, kuko yari mu bavuga rikijyana nk'umukristo w'indani nyine wari uhagarariye abandi. Akaba rero yabuze aho yahera umugore abimubwira. Nuko rero agahitamo kumwihakana. Uwo mwana biyo hirya mu gihuru, mu buzima bubi, mu makanevu, abaho nabi pe, kandi ari umwana w'umutegetsi. Kandi byaba nuko umujyanama wo kuganira aramubwira ati, iyo wahemukiye umuntu ntibihagije gusa guhita umusaba imbabazi ngo kubera ko uri umukristo ngo uhita usaba imbabazi, ahubwo ubanza kumuteguza, bityo n'izo mbabazi nyine zikabona aho zifata. Nuko rero mbere yo kuzazana uriya mwana mu rugo, kuko ni byiza kumutarura, ugomba kubanza gutegura umugore wawe uzamwakira. Bityo uzakora icyo bita mu gifaransa mortification, kwibabaza no guhongerera icyo cyaha. Rero kubyo twaganiriye, ugenda uzi ni ku cyitwa inzoga cyose, dore ko hora gusinda, ubundi wite ku mugore wawe, icyo kurya n'icyo kwambara umwiteho uko ushoboye kose. Nubona amaze kwakira neza izo keya, urwo rukundo umuhaye koko bitari no kumuryarya, ubundi uzamubwira utamuciye ku ruhande ko wamuciye inyuma, ukaba ufite umwana hanze. Ntabwo umugore wateguye gutyo ashobora kwanga kwakira uwo mwana. Umubyeyi wiyubashye ntabwo yanga kwakira umwana, niba koko uzaba waramuteguye neza birumvikana. Nuko wa mugabo aragenda koko, wa muti arawufata nubwo washariraga rwose. Burya ngo umuti ukora neza urarura. Wa mugabo ahita ava ku nzoga burundu. Umugore akayibaza noneho icyabaye, ko asigaye abona umugabo noneho ataha kare, ntagitaha amajoro, ntagitaha yasinze, kandi noneho by'akarusho asigaye amwitaho.
akamugurira utwenda, akamuhahira ibyo akeneye byose, n'amakonti yose noneho basigaye bayasangira. Naho umugabo akimukinga. Noneho wa mugabo abonye neza umugore bimaze gufata, aza kwicaza wa mugore, amubwira ikibazo cy'umwana uri mu gihuru. Nuko wa mugore vuba na bwangu arabyakira, ni nawe umugiriye inama yo guhita azana uwo mwana akamutarura akajya mu bandi, akamurera hamwe n'abandi. Wa mugore ajya kuzana aho mwana, ubu aramurera kimwe n'abandi neza. Kandi uyu muryango uriho mu mahoro, umugabo n'umugore n'abana bose bari mu rugo rwabo kandi bishimye. Uyu mugore akaba yishimye cyane ko byibuze yabonye umugabo uvugisha ukuri. Guhera ubwo wa mugabo yagiye yasinzira neza, nibwo yaje kumva igisobanuro cya za ntare zahoraga zimwirukansa na za ntumbi yarayanze guhamba ngo bataza gukeka ko ari we wabishe. Nuko atarura wa mwana wari uri mu gihuru, n'urugo rwose rugira amahoro. Amen, amen. Ni ibiki bimbuza amahoro? Ni ibiki bipfukirana Yesu iwanjye? Ni ibiki bituma Yezu atigaragaza iwanjye? Ni ibiki bimbuza gusinzira? Ni ibiki byambujije amahoro? Bakristo bavandimwe, bana b'Imana, ngize inyenyeri Imana idushyira ku nzira, bashobora kuba abajyanama ba roho, les psychologues. Abo ni bubahwe, abantu batugira inama, babaganga batuvura, babarimu batwigisha. Ndetse Imana ishobora no gukoresha inyenyeri, wowe ukagira ngo ni nk'icyago uhuye nacyo, kubura ibitotsi, ukarota inzozi mbi, nyamara Imana yarabuze icyagukomanga kubera ko witwikiriza ibintu by'Imana cyane, ukagenda uri umukristo w'indani, bose bakakwemera. Nyamara hari ikintu wapfukiranye. Hari umwana uri mu gihuru, hari umwana utitaho, ngo uwo mutima nama uguhitura nyine nk'umukristo, ngo nyaboneka atahura abana, ngo nyaboneka ita ku rugo. Byuka komeza izira mpaka ugeze ku kirugu. Nk'abanyabwenge mpaka ubonye Yezu. Savoir interpréter les signes des temps. Yezu umwana w'Imana, nyenyeri tuyobora ijuru. Komeza utumurikire, twite ku byo utubwira kandi utwereka buri munsi. Ibimenyetso byose udahwema kutwereka buri munsi. Bityo tukuyoboke Yezu umwana w'Imana, tukuramye Yezu nyirimpuhwe. Amen. Mwese mugire icyumweru cyiza. Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Akira amahoro ya Kristo.